Ruvuyanga kugira ngo tukurekure werekeze ku kibuga abantu bose baribaza umwuka uhari muri APR nuwuhe kuko intego zari kuzana igikombe mu Rwanda abakinyi bandi bari baje gutanga imbaraga bavuye mu equipe y'igihugu ariko ikipe ya APR itisezererwa muri kimwe cya kabiri kirangiza n'ikipe ya Al Hilal bari banakuye muri imikino umwaka ushize muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ya umwuka ntabwo navuga ngo ni mwiza nyine urabyumva y'abantu batsinzwe ibintu bisa nkaho nyine biba bizambyemo gatoya nyine ariko ubuzima bugakomeza. Ntabwo rero APR yifuza gutwara iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup, ntabwo byayikundiye kubera yuko yaje gutsindwa n'ikipe ya Al Hilal ibitego 3-1 ibitego bibiri byagiyemo muri extra time mu minota 30 minota 90 yari yarangiye banganye igitego 1-1. Navuga rero ko umwuka utari mwiza muri rusange cyangwa se umwuka w'isukurikiro ntabwo wabaye mwiza cyane nyine byaragahinda byaramubabaro ku bakinnyi kuri staff ndetse no ku buyobozi ariko ibyo ntabwo byagomba kubatindamo kuko nyine hari urundi rugamba kuko ntabwo urugamba rwari rwakarangiye narwo rero basubiyeho muri iki gitondo mu kanya minota itarambiranye baraza kujya mu kibuga bakina n'ikipe ya KMC bakinira umwanya wa gatatu w'ibihumbi 10 by'idolari. Ikipe ya mbere twari mu 30 by'idolari, ya kabiri batwara 20, ya gatatu twari 10 miliyoni rero zisaga 15. Ntabwo ari amafaranga make cyane ugerageze yashyira mu yiwacu. Navuga yuko ari amafaranga abantu bagomba gukinira nyine bakumva yuko ari igihembo kirango kidaciriritse, ari igihembo kigomba kuba cyakwitabwaho. Ari nayo mpamvu mbona nkuko rumaze kubigarukaho umutoza Nabiri noneho apanze 11 mbona ari buze kwemeranyaho n'abantu benshi. Ubundi iyi liste Rigoga ndetse na Rigani baravuga bati iyi liste niyo yagomba gutangira kuri Al Hilal, agafata umuntu bita Ishimwe Pierre akajya mu izamu, agafata niyo mugabo akamushyira kuri gatatu, agafata Byiringiro Gilbert Kagege muri no minsi cyangwa se muri wese kafacinye neza akamushyira kuri kabiri, agafata umuntu bita Sekiganda akamutera kuri gatandatu, hanyuma agafata Dawuda akamutera ku munani, noneho Dawo akamutereka ku 10, noneho uruhande rumwe akarushyiraho Kiwanuka cyangwa se Mugisha Gilbert, urundi ruhande akaba yarushyiraho yabaruboneka yakina kuko nawe ajya akina ku ruhande cyangwa se yaba ndetse na Kiwanuka cyangwa Gilbert nyine agashaka bashyira ku mpande ku buryo impande zijya abakinnyi basanga bazikina, noneho no hagati nyine akahitaho ndetse na Togwi akataka izamu. Baravuga bati nk'iyi liste yakoze kuri KMC yaza kuyihagarika kuri Al Hilal wenda twari kuba tuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo twagiye tuvuga, ariko byibuze urabona ko iyi liste niyo yatsindwa cyangwa se niyo yabona resultat atifuza, ariko ntabwo umuntu yaza gukora critique ngo amuve bavuga ati wapanze 11 nabi cyangwa se abakinnyi watoranyije bo kubanza mu kibuga ntabwo tubemeranyaho. Ari naho havutse ikibazo nyine abantu benshi bagenda basesengura bavuga bati mu by'ukuri kuba yaratsinzwe n'ikipe ya Al Hilal amakosa Nabil yakoze nuko arinya abakinnyi 11 mu buryo nyine butemeranyijweho nawe n'abakunzi ba APR benshi bavuga bati ntabwo twumva uburyo yafashe abadefenseri Omborenga Fitina ndetse na Kagege akabahekeranya yarangiza kandi ubwo ngubwo afite ku mpande bose bicaye hanze barimo Denis Omedi, barimo Mugisha Gilbert, barimo ndetse n'umuvandimwe Iraguha Haji, bakavuga bati rero abakinnyi kiretse bose baravunitse ariko mu gihe batavunitse iyo system wenda wabukina ntabwo tuyiza, ariko mu by'ukuri ni icyemezo wabonye yuko abantu benshi batakiriye bavuga yuko ari no havuye intandaro yo gutsindwa no gusezerwa n'ikipe ya Al Hilal. Nubwo mutarava mu ngamba subu ntibaba batangiye kumubaza bati coach ibi bintu biratujyana bizatugeze kuri piramide no muri championnat? Umutoza ngewe ntabwo murabizi ko igifaransa cyanjye nubwo ndashobora kuzagisoreza muri action college, ariko nagize gutya turaganira muri gikeya numvishe yuko we ibyo gupanga abadefenseri bahekeranye we avuga yuko ari systeme ye yari yatoranyije bigendanye n'amavideo yabashije kureba ya Al Hilal. Aravuga ati Al Hilal ni abasore barebare n'abasore b'imbaraga, ati nagombaga rero ati uruhande rw'iburyo bwa Kagege ndetse na Gilbert, ati nabonye hacu umusore wihuta cyane uyu nguyu witwa Gira Umugisha Jean Claude uca ku ruhande rw'ubumoso mu Burundi ukinira Al Hilal,
ati kandi ati mbona yuko Kagege byibuze ari umukinnyi ushobora kumfasha mu gihe uyu musore yarimo kubazengereza kandi akaza no kumfasha mu gihe twaba dufite umupira kuko yaramaze iminsi yitwara neza. Ati ku ikosa Ruboneka yakoze ryo gutanga baro njya ngo nanogeza umupira kubera n'uburyo umupira wagendaga cyane, navuze ko ari niyo mugabo Claude ariko ntago ari niyo mugabo Claude ko niyo mugabo Claude yari yazamutse kwa kuno no kuri pressure ari hirya yakira kuri APR. Ruboneka asubiza umupira umuzamu Ruhamya Nkiko Ivan, hanyuma Admirali arawumutanga umupira awushyira mu rushundura. Aravuga ati narebye video eshanu zose, ati nsanga hagiye habaho nuvuga ngo yarebye match eshanu za APR ngo asa muri video yarebye muri zo eshanu APR yatakazaga umupira bakayitsinda igitego muri buriya buryo bwa Ruboneka. Ati nababujije ikintu cyitwa gusubiza umupira inyuma. Ati mbereka izo video mu mikino bagiye bakina mu mavideo yose nagiye mbasha kubona ya APR. Ati ndababwira ngo nta gusubiza umupira umuzamu, shaka aho kugira ngo usubize umupira umuzamu muri position ubona yuko utari umugereho, byaba byiza ukawurenza bakarengura cyangwa se ugashaka ikindi ukoresha. Muri make umutoza yakoze nayo narabibabujije. Muri make umutoza arashinja abakinnyi kurusha w'ibyo yari yapanze n'uburyo yatozaga. Iryo kosa ryabaye ryo ryaruboneka gusubiza umupira umuzamu. Umutoza avuga yuko ngo ari ikintu bari baraganiriye kuko ngo kuvagira muri APR yarebye video, muri video yarebye yabonye yuko bakunda gusubiza umupira inyuma, bawusubiza inyuma bikaba byabaviramo gutsindwa igitego, ngo byarabaye inshuro byibuze muri eshanu. Ati rero nawe babujije, ati sinzi impamvu byabayeho, atubwa umukinnyi nyine yarabikoze atari ko mu by'ukuri ni ibintu naritegereje nari nababwiye bose bari babizi. Ati rero siko yagusubije inyuma baradutsinda, atari ko mu by'ukuri ira match nubwo murimo wenda kuyinshyiraho mukavuga yuko ntapanze 11 neza. Ati jewe ni system yanjye ni tactique nari nakoresheje na amayeri y'umukino nari nize bigendanye nuko ikipe yari Hilal nyizi n'uburyo nayibonye n'uburyo nagiye ngikurikirana. Ruvuya reka ngushimire ko nagira ngo natwe tubiganireho gato hano ubundi twinjire muri shampiyona y'u Rwanda. Urakoze cyane. Ubwo ngubwo nanjye reka ndebe uburyo nerekeza kuri KMC ndebe match y'umwanya gatatu, ndebe noneho uburyo APR nibiza kwitwara neza ikaba yakwegukana ibihumbi $10 ikabimanuka ni Kigali. Urakoze cyane. Uwo ni Ruvuyanga. Mu by'ukuri bigaye ibintu umutoza yisobanuye, urabyumva kuri uyu mukino batakaje n'ikipe ya Al Hilal muri kimwe cya kabiri kirangiza. Iyo atsinzwe match niwe bibazwa nta wundi. Icyo cyo nta excuse kigira, ahubwo kuki yatsinzwe nicyo twakwibaza. APR mu bintu byihutirwa kwe gukora ishake fitness coach. Aho ndemeranya nawe 100%. APR ishaka umutoza wongera imbaraga abakinnyi, kubera ko umupira ibintu byose ujya gukora ugomba kubanza gutegura abakinnyi mu buryo bw'imbaraga z'umubiri. Sinshaka kuvuga ko itamufite n'uwifite, sinshaka kuvuga ko adafite ibyangombwa bibimwemerera, ariko muri football iri moderne kuba ufite umugabo w'imyaka iri hejuru ya 50 ugomba gutoza abantu fitness vraiment je pense que ntago ari byo. Hari ukuntu aba batoza baza akazana na staff ye, iyo staff azanye kuko ari bene wabo nyine akaba agomba kubasabira akazi, ariko ugomba no kwibaza ngo abakinnyi banje bo banyuzwe n'ibyo uyu muntu ari kubigisha, ese birafasha ko bizakwafekta mu kibuga. Iyo uvuze tactique mu mupira ari byo bita amayeri y'umukino, ubusobanura iki? Ubusobanura ko ngiye kugusaba gukora akazi ufite umupira utanawufite. Ako kazi karasaba imbaraga z'umubiri, karasaba umwuka. Niyo mpamvu ubona hari abantu bajya muri gym bakamubwira ngo urakora ibi nyine tuvuga ngo by'inyuma amaguru ibiki, hakaba n'ibindi bamubwira byo gukora ku bintu bijyanye no kongera umwuka, hakaba n'ibindi byo guterura ibiremereye kugira ngo wongere imbaraga, bikagira uko barya bikagira uko baruhuka kugira ngo baze ko bari muri condition nziza mu buryo buri physique zibafasha gutsinda wa mupira w'amaguru. Tactique bira byo kubategura mu mutwe, kumumvisha ko igikombe gifite akamaro, APR tarakura igikombe hanze n'ibindi, na discours zose zavuga ni ikipe y'ingabo, ni igikombe giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu. Bya bintu byose nyine bigomba kujya mu mutwe w'umukino kugira ngo wumve uburemere bw'umukino. Igituma agira execution iri ku rwego rukwiye koko ni imbaraga nuko yateguwe mu mubiri.
icyo nicyo cya mbere APR yabanza gukosora na mbere yo gukosora ibya tactique, kuko njyangana n'abakinnyi ba APR nubibona ukuntu APR ikina igeraho ngaho ikagwa. Ariyo mpamvu n'abantu bavugaga ngo Ombolenga bamugaraguye, ariyo mpamvu yaje akamugaragura. Nyine umuntu agukubise ntubase kuba wakora icyo kintu cyo kuba umubiri wawe wakongera kugaruka. Yego harimo n'imbaraga n'imyaka, imbaraga zigenda zishira. Yego. Icyo cyo kuba bahekeranya we na Kagege ari babiri kugira ngo bafunge kuruwari runaka, tactically aba yimye kwataka. Niki cyabaye? Yatsinze igitego kare, nta pini ya Togwi, nyuma bigeze mu minota 80 baramugombora. Kugomborwa muri iyo minota mugahita mujya muri extra time mu minota 10 iri imbere, hari ibintu biri bibaye mentally. Umutwe w'abakinnyi deja watanze message ujya guhekeranya Kagege na Ombolenga kuri couloir ko uri gukina a defensive approach. Abo baruboneka kujya gusubiza amabari nyuma, nuko badafite courage yo kuzijyana imbere parce que bari kujera iyo minota gusa ngo bareko match irangira. You see, wemeye icyaha kuri ikipe wemeye icyaha kuri ikipe no ikipe nka AP bomba gukina defend, ariko ibihe birahinduka kabisa. Ariko man ishobora byose ukambwira nka Jimmy Gatete na Karekezi bari kumwe na Sibo, ukambwira ngo barasubiza bari Manfred Kizito, Nyamukandagira Didier Bizimana yambaye brassard capitaine, Ndanda yambaye ipantaro ari mwizamu wazamo cyambara amapantaro. Yego. Jimmy muri safite kuruwari makwe afite indi Zamareke bari jimbere yagwitana ntabwo yabikwemerera Jean Marie. Generals mubwira uriya mutoza ko Nyamukandagira ni ikindi subiza inyuma, RDF ijya imbere Nyamukandagira subiza inyuma gusa. kandi umutoza yarabwiye abakinnyi ntabwo bajya mwakina Yake naho Claude yatsinze 3-0. Umutoza yabwiye abakinnyi, umutoza ubwe avuga ko kuko Ruvenga amaze kubitubwira yari yabujije abakinnyi gukina imipira igaruka inyuma, hanyuma ajya kugerekeranya Kagege na Ombolenga afite Haji. ashaka kuvuga ubwo abakinnyi yari yashyizemo n'abakinnyi b'inyuma nicyo yatweretse. Niki cyatumye bategera indege Gilbert yihuse, ahubwo umva irindi kosa APR yakoze. Ahantu twarebe match twarebanye match na Mamadusi yagomba kuva muri national kuwa gatatu. Yego. APR batubwiye ko yagomba kugera Kigali kuwa gatandatu, ariko kuwa kane Mamadusi yari Kigali. Hari n'umukinnyi bakina nayo muri Mauritania wagiye muri Al Hilal ngiye yatsinze APR, we wa joininze abandi. Abantu bakibaza ngo APR itakaje Watara ukina mu gice cyo gusatiriza, bavuga ngo igize chance ikabona undi mukinnyi muri iyo myanya y'imbere byaba ari byiza. Ikintu cyatumye batamutegera indege ngo basange Tanzania nicyo gikomeye cyane kubera ko ntabwo ari kubura support abaha. Urumva ikindi kintu nabonye APR yakoze yikosa rishobora no kwikurikirana muri shampiyona, kwinjira muri shampiyona cyangwa se gutangira saison nta muzamu iguze bizayikurikirana. APR imikino yose yakinnye muze kureba yari kosa ryo munyezamu, umuzamu wanjye n'umuzamu wo muri zone uriya mwana Ruhamya Nkiko ajya dufasha nyine kutugira inama bazamu. Ni petit frere rwose sinamuvuga nabi. Anthony ujye uvuga ati njye mvuga umuntu hari Yesu navuga kuvuga dahari ubwo mwana yivire mu ntare aje gushaka experience bose nta kosa nabashyiraho. Ikosa riri kuvuga ngo nibo bazamu ba APR bonyine bajya gukoreshwa ku mahitamo y'ubuyobozi. Niba ikipe yirijwe gutya ni ikibazo gikomeye cyane mu izamu ndetse na defense yayo. Aba ba Yunusu bashobora kwataka bahaye umwataka aho agomba kunyura mu espace ari inkera bayize ntabwo bayisoje bari mu mwenda ijambo rimwe riri kugora APR muri defense n'umuzamu mu ijambo rimwe ariko mu masegonda nka 30. Yego, kuko hari zandani wijeje abareba rwose barimo barazishyuza. Turazibaha ni bahungu byose se ko ari ibyabo, byose ni ibyabo. Ni ya APR na yere muri ijambo ni APR ni igure kugurira kuri projet. Ndavuga mu gihe kiri imbere kuko hari akantu ushaka kukubaza gato kamya rezo. Ufite Dauda yakina 6, waguze Sekiganda yakina 6, uhisuguriraho pasi ariko urabizi ko uzarekura pave ntuguze umuzamu. Mu bwenge bwanjye buke butari bwinshi ariko ubu ntaha ni wanjye sindahayo. Nabaza akabazo kamwe, kugira abakinnyi 3 ku mwanya ubizi ko ufite umuzamu nka Pierre utari n'umuzamu wa mbere mu gihugu, umuntu waguze abo bakinnyi
yabitekereje ufite Dauda mbisubiremo ufite Sekiganda wongeho paso miliyoni 20 wiperimese kurekuriza umuzamu ntiwagura umuzamu ese wagize ngo n'umwanya wowe impamvu nabikubwiraga ahubwo urekura Pavel ukaramforusa mu izamu ukazana Adolphe usanga Rwanyanyiko yari umuzamu wa gatatu muri Kigali umuzamu wa mbere yari Kanuma wa kabiri ari uyu mupeto wagiye muri Gasogi muri Gasogi Adolphe yari umuzamu wa gatatu niyo Gasi gatandatu yonyine niho jamu ku bakinnyi mureba abawinga babo bafite ibe njyana muri Tenga Pro twinjire muri Rayon Sport ubwo APR twayivuye byarangiye n'ejo n'umunsi